nari imazi iminsi ndose ngira nya ngo abantu bakaza bashaka kunyica maze ngo nkaguruka ukaguruka mu kirere manuka noneho ngo bagapfora imiheto bashaka kunasa noneho ngo nkajya hejuru noneho nabo kongera nabona babeshubya nkamanuka hepfo mbirataho hasi yego noneho rero uko niko namanutse iwanjye tuva mu rugo inkotanyi zimwe zari iruhande rw'iburyo izindi ziri ibumoso izindi ziri inyuma yo mu Rwanda haba abantu nk'uyu nguyu 100 nta munyarwanda warapfuye yego Reka tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha mwebwe mutuye impande zose zitandukanye z'isi kandi mvuga ngo nubwo tubifurije amahoro y'Imana n'imigisha twagira gutya ngo na peace. Niba rero uri mu ntara y'amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali nagusuhuza nkwifuriza kugubwa neza. Uyu ni Edward Mbaraka, mbibutse ko kuri kamera turi kumwe na Miguel aho tugiye kuganira bitandukanye. Uri muri Canada rero, uri muri Amerika, uri mu Burayi, uri muri Aziya, by'umwihariko Afrika mu Rwanda, nakubwira ngo amahoro y'Imana abane namwe. Ahangaha rero nagira ngo mbabwire yuko tugiye kuganira n'umuntu witwa Sosthene. Sosthene no umuvugabutumwa. Iyo umuntu akubwira ngo no umuvugabutumwa yamize neza icyitwa Bibiliya. Uyu Sosthene akaba ari umuvugabutumwa w'ubushake wakwirakwiye hirya no hino ku isi. Yesu yigeze kubwira Satani ati umuntu ntatungwa n'umutima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Iyi rero ni umutsima w'ubugingo yewe ubwanjye Imana yampaye. Sosthene rero akaba ari n'umwe wabashije guhabwa umudali na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka w'ibihumbi 2007. Uyu mudali ukaba wari umurinzi w'igihango. Ndavuga nti batakwica bakwica umugabo wakwica n'abana rwose batakwica nawe bikarangira. Atoya ati ndajyayo. Noneho rero ati reka nkubwire uko ndibujyayo. Yari afite umwana w'uruhinja koko yahungiye iwanjye amaze iminsi 3 atabyaye. Nabyumva avuga ati mfite umwana w'uruhinja ye kureba ibyaha ibinuka yego bari byo muhekesha. Mfata agafuka hari udufuka abantu bo mu Gesera bahunganaga babaga bafite b'abaturage. Ati ngafate ngatere ku rutugu karimo ibyaha by'abana. Ati ninyenda nyambabwira yuko ko icyo gihe abantu bo mu Gesera bahungaga berekera iri iwacu. Ati ndagafata noneho nibambaza mbabwira yuko ngiye kugusaba ibyo kurya hakurya hariyo. Ko ndu umunyabugesera ndu umuhutu wo mu Bugesera. Ati dore jewe ndi mugufi kandi se n'abahutu. Urumva muri ati jewe ndi mugufi kandi se n'abahutu. Kandi noneho nsa n'abahutu. Ati noneho rero ati nimundeke ngene nje kubahuza. Nuko ndamusengera maze kumusengera aragenda kandi yamahirwa ukagezeyo. Yego agenda ahuruza inkotanyi. Amaze kuhuruza inkotanyi mu mugoroba nko mu masaa 11 barambara abasirikare izamarere ziraza. Yego ziraza nk'abasirikare hafi 20 n'abakada babo. Yego baraza baje ubwo barwana n'inkota n'interahamwe mu wayira babaga bakibaha hari barabona gati ngabariyo no bakaza barwana nabo. Baraza bagera iwanjye. Bamaze kugera iwanjye noneho barambwira bati ni wowe Sosthene. Yewe duha abantu batubwiye ko uhisha. Ndirukanka
nkajya mu rugo hepfo hariya nkakuraho ngenda hose aho nabashyize hose aho nabashyirindiraga hose mbagezaho ku kibuga nibo babibariye 104 barababara barangije barambwira bati tugukoreye iki kindi ntacyo mbasabye ikindi kunkorera nuko nanjye mumpungisha kandi koko nasaga naho mbizi kuko bwarakeye bagize noneho interahamwe ziva imasango iyo zari zaracumbitse zasesiye babura umusire w'Ikigoma w'Intongwe w'imasango w'imukingi bose bari Murama bari baraho imasango ikarambi ariho bari yego bategereje kumva kureba ko hagira ikiba bakiyambukira bakikomereza ku kibuye noneho rero nibwo bababwiye bati Sosthene ati babantu bose twari twarabuze ati Sosthene niwe warubabitse noneho buri umesero wanjye aravuga ngo Sosthene ngo agahisha abatutsi ndamutanze nabe bose nibyo byose nimugende mu mwice igitero cy'abantu 40 kirahaza n'ibisongo n'imihoro n'imbunda na grenade n'iki byose ngo bari bababwiye yuko ngo inkotanyi zindindi iwanjye babanza kugota agasozi kose ngo bagiye kubonamo inkotanyi ngo zindindi iwanjye bakagota bamaze kugota bohereza interahamwe inyango umugende bujye gusembura baraza basanga mu rugo harimo inka gusa inka zanjye barambwiye inkotanyi zambwiye ziti zabwiye bakadati mushoreye nizo nka tujyana abana banjye ntibagiye kuzajya kwirirwa bari mu nka mu ntambara turi mu ntambara nimuzihoreye mfata ikigufuna mfungiramo ni nyira nzazisanga nuko noneho ugiye kubona ubona inkotanyi zirahageze inkotanyi zihageze wumvise ariko nari maze gute reka nkubwire burya twubaha Imana tuba twubaha Imana yego kandi iyo umuntu yubaha Imana aba yubaha Imana yego nari maze iminsi ndose ngira nka ngo abantu bakaza bashaka kunyica maze ngo nkaguruka ukaguruka mu kirere manuka noneho ngo bagafora inheto bashaka kunasa noneho ngo nkajya hejuru noneho nabo kongera nabona babeshubya nkamanuka hepfo mbirataho hasi yego noneho rero uko niko namanutse iwanjye tuva mu rugo inkotanyi zimwe zari iruhande rw'iburyo izindi ziri ibumoso izindi ziri inyuma izindi ziri imbere ndetse badukoteje kugira ngo batagira ikintu kwica kuko interahamwe zari ziri hakuryaho n'imbunda n'iki ndetse ngo bagashaka kurasamo abandi abaturage bakazifata mu biteze inkotanyi zitatumara bari barumvise donc bari banamenye ko ari inkotanyi bari babimenye bafite ubwoba babonye umusozi wuzuye tumanuka maze baravuga bataragesha ati guriya we taragiye ati inkotanyi ziramujyanye donc icyo gihe ni nko kuvuga ngo abera bazajya mu ijuru muri icyo gihe ni nko kuvuga ngo gucungurwa nabonaga aho gucungurwa rwose tukabigereranya no mu ijuru aho murimo mutekereza kuzajya nabonaga ari ugucungurwa nuko noneho baratujyana tujya Ikigoma yego tumaze kujya Ikigoma umusirikare mukuru wari uhari aho bakiriraga abantu bose mu nzu zivuye hirya no hino Nyanza hose yego banyiriza podium ati iyo mu Rwanda haba abantu nk'uyu nguyu 100 nta munyarwanda warapfu yego babonye kubera ko bo babonaga icyo gihe reka nkubwire nari mfite agaciro gatangaje nari mfite icyubahiro mbese reka nkubwire nageraga mu bantu nkabona mbese n'ibintu bitangaje ariko reka nkubwire mu ijuru hari Imana yego impamvu nkubwira ngo mu ijuru hari Imana ni ukubona nahisha abantu 104 nkabahisha
amezi abiri yose yego nkakina umukino wo kugenda mbajyana hariya mbajyana hariya mbavana hariya mbajyana hariya mbavana hariya mbajyana hariya yego ariko hakaba bakaba baravuye iwanjye nta gitonyanga na kimwe cy'amaraso ahamenetse iki ngiki no gushima reka nkubwire ikindi nakoze gitangaje yewe kuko abaturage bari baramaze kumenya ko bari banzi ko ari gihe ushobora guhangana n'interahamwe yego wari ufite iki cyo gise wari ufite imbunda wari ufite abantu ariko ubundi abaturage baho nubwo babigiraga batyo abo baturage bari abakuru b'interahamwe bari abarimu n'abandi n'iki byose kandi umva nige nawo umuhutu ntibapfa kunyica nta cyaha bafatanye baragendaga bagafata abantu mu ngo zindi bakavumburamo abantu bavumburamwo bakabashorera noneho abaturage bakirukanka bazi iwanjye tiye baba we bati bajyanye bagiye kubica we ati we atutabare we ntirukanka bagenda basanga babaryamishije hagati abantu bakoze serekere ingana n'urugo abaturage bakoze serekere ingana n'urugo abandi biteguye kubateramo amagerenade noneho rero ubwo nkagenda bari ibisambo nubwo bari abicanyi bari n'ibisambo yego nuko noneho hareba umwe muri bo mukuru ubakuriye ababwira nti bino nkubwire ugiye gukora iki tugiye gukora iki turabizi ariko we unyamagana utari wumva icyo nkubwira bino nkubwire mbwira amafaranga ushaka nyaguhe ariko muri bariya abantu ubanyihira imbajyana bariya urabica urabazi ko mutaturanye ko rwose mwigize abicanyi babi bariya ko mutaturanye muri aba ngaba mbwira umuntu uzi wari utuzi wakugiriye nabi cyangwa se wagiriye mwene wanyu nabi nawe mbwira amafaranga nguha ubami bajyane yego kambwa tumurampa ibihumbi 10 yari menshi yari amafaranga nkaguraga 500 inka nziza zazindi zikagura inoti ya 500 yaguraga 500 akambwira ati yazana ayamuha akababyutsa abaturage bareba barabizi bose abaturage bareba bagakoma mu mashyi nkabajyana uzi impamvu bamaga babaga bazi yuko bakoreye amafaranga yego kandi ari hahandi n'ubundi bari buze kubica kuko bari bazi amabariyeri y'ahantu hose amabariyeri yari ahantu hose nta na hamwe hatari bariyeri babaga bazi ko bazabica nuko nkabajyana nabageze imuhira ntibamaranaga n'isegonda nahitaga mbanyereza mugahita ubajyana hamwe ubabika ubwo nari nashatse abantu bamaneko barindwi bagira bamaneko nayo ifite leta yego bagira barindwi maze barindwi kugenda nabahakaniye ko ntashobora kujya ku irondo yego cyo ni kimwe sinzajya ku irondo ntashobora kujya ku irondo yo kwica abantu cyangwa gutangira abantu ntafite icyo mpura yego noneho rero ubwo bantu bagenzi banjye b'abadivantiste ariko bababwira nti mujye mugenda inshuti yanjye dusengane mugende mujye mwumva ibyo ku gasantere kuva iwanjye kujya iyo hari metero 500 mugende mujye mwumva ibyo bavuga niyo mara kumva ibyo bavuga umwanyerere azambwire yego nuko bakagenda mu gihe barimo bokeje ibishito by'inyama banywa amabyeri ibyo wasabe byose wari yari iminsi mikuru yabo iheruka nayita iheruka kuko nibyo baherutse noneho rero bakavuga ati turatera kwa kanaka ejo tuzatera kwa kanaka ejo tuzatera kwa kanaka ejo tuzatera kwa kanaka noneho ubwo umwaka agahita aza akabimbwira aho numvise bavuga ko bazatera hari umuntu wanjye agenda nkamuvanayo yego mujyana ahandi nkamwimura nkubwira ikindi kintu nakoze nkubwire ko ubwo uvuga uti ibyo wabikoreshejwe n'iki iwanjye hari uruzitiro
rwareshyaga na ruya rugo. Yego. Urumva? Noneho urwo ruzitiro nawe ruzitije isambu yanjye. Noneho ubwo nkajya ngenda nijoro ntihabonaga nka hariya, kandi ntuye kukira cyaruhurura mbese inzira rusange abantu banyuragamo bose. Yego. Nari nyituriye. Noneho urwo ruzitiro ruri hejuru y'iyo nzira nkajyamo. Najyaga saa moya nkava saa sita, kuko nibwo abantu babaga bamaze gushira mu nzira. Yego. Bagiye mu ngo zabo bavuye kunywa bari bavuye ku, noneho bagataha bavuga ati sha ati umugabo warwo ataho bazamufatira bazamwica, ati ya ati bazaza kumusaka ejo, bazamuza kumusaka ejo buri nkabyumva imigambi yabo yose bafite. Namara kuyumva isubiriye muhira. Yego. Nkakubitiraho rero bya bindi bya bitekerezo by'aba bandi baje kumbwira, bari muri bo bagiye ku irondo bumvaga. Yego. Urumva? Hari ubwitange bukomeye cyane. Ubu noneho rero urabarokoye, tugeze aho wa mudali bawuguhaye, kuko ntago turi bukore nk'ibyo twari twavuze. Ubuhamya bwawe n'amateka yawe ubwayo arangije ikiganiro twateganije. Ni ukuvuga ngo tuzafata n'uwundi munsi wo kugira ngo uzatubwire ubutumwa bw'abamarayika batatu, maraya ukomeye, kaga gaheruka, iki cyemezo cya Vatikani cyashyizeho mu ngingo ya 16. Ibyo byose tuzabireba duhereye mu byahishuwe 13 kugera mu byahishuwe 15 na 16. Ariko noneho ugize utya ubonye bagutoranije mu bantu bazahabwa umudali w'uburinzi bw'igihango cyangwa se bw'umurinzi w'igihango. Sosthene, icyo gihe wabitekereje ute, wabyakiriye ute? Yaranshimishije cyane. Urumva? Yaranshimishije cyane, yanyagije byonyine icyambere cyanshimishije no kubona abantu bose bahungiye iwanjye barokoka bose, nta numwe utakaje ubuzima bw'iwanjye. Ese ubu muracyavugana nabo? Turavugana. Noneho nkabona abantu bose bahungiye baraharokokeye, nta numwe uhatakarije ubuzima. Yego. Icyo cyari icyambere nashimye. Icya kabiri nashimye yuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yamenye ubutwari bwanjye nagize, n'ubushake nakize, n'urukundo nagize rwo kwemera, kuko nanitanze. Yego. Reka nkubwire ahantu hari hakomeye. Yewe naritanze ku giti cyanjye, ariko ntanga n'ubugingo bw'umuryango wanjye. Yego. Urumva? Bose urabasheta, bose urumva ko bashobora kubica bose, nta kindi. Urumva rero kugezaho umuntu yumva ko yemera abantu bose bagomba kunzira. Ariko nabakoreshaga inama buri munsi, tukajya inama nkababwira, tukavugana, tugasenga. Noneho Imana ibambika ubutwari, ibambika imbaraga, ibambura ubwoba. Abaturanyi bacu bagiye bacaha, umugabo agacaha, umugore agacaha, umwana agacaha, undi agacaha. Ariko tangazwa no kubona abana banjye bose narakanumye, ntihagire n'umwe uhunga, tukitegura urupfu, maze tugahama aho ngaho kugeza igihe gucungurwa kwacu kwaje. Ni ukuvuga rero dujya kugana ku musozo wa kino kiganiro, turashaka kumva ese Sosthene, wari uvuze uti ku rupfu, ugucungurwa, abantu benshi batumbiriye ijuru ubu ngubu, nyamara we muri kiriya gihe wari utumbiriye inkotanyi. Gucungurwa kwawe niki waganiriza abantu bakurikiye Legacy TV? Kandi rero icyo tubwira abantu bose, uwo ari we wese, yaboroheje yaba ukomeye, nuko agomba guhunga umujinya wenda gutera,
kuko vuba bidatinze umwuka w'Imana namara kwikubura mu isi, Imana izateza iyi si akaga. Dore uko mu isi ya mbere byari bimeze mu gihe cyo kwa Noha. Mu isi yo kwa Noha uko byari bimeze. Tubisoma mu Itangiriro igice cya gatanu, igice cya gatandatu, umurongo wa 5. Ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose kw'imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Ariko Nowa agira umugisha ku Uwiteka. Ariko nahereye hafi, ntangiye ku murongo wa mbere, ngo abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Icyo gihe rero nicyo cyahawe isi yo kwa Nowa ya mbere, imyaka 120. Nowa yubatse inkuge muri icyo gihe, abwira abantu kugira ngo bihane ibyaha byabo, kuko Imana yamaze iyo yabirebaga ko batazihana, yari yaramutegetse kubaza inkuge, kugira ngo azabashe gukiriramo we n'umuryango we n'ibifite ubuzima byo ku isi. Nubyumva? Ibyo yarabikoze. Ariko aho nshingiye cyane naha, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose. Ntabwo umwuka w'Imana azahora aruhanya n'abantu iteka ryose. N'ubu imbabazi z'Imana zirimo zirikubura ku isi buhoro buhoro. Nubyumva? Ariko bizageza igihe ubu butumwa tuvuga ntazaba nyibuvuga, kuko ntacyo buzawumarira abo mubwira. Nicyo gituma ubu ngubu tubwira abantu ngo bihane, bashaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, bamwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha reka ingeso ze, ukiranuka reka ibyo yibwira, ahubwo agarukira Uwiteka, kuko azamuhora rwose pe. Urumva? Hariya wadusomera avuga uti, abana b'Imana baje kubengukwa abana b'abantu. Kandi kera icyo gihe babaga igihe cyo gusaba, bakajya ku imiryango ikemeza uko byari bimeze. Ese barasabye, bagiye gutanga inkwano, aba bana b'Imana babigenje gute kugira ngo barongore abana b'Abanyarwanda? Uko byagenze sinzi niba barasabaga, ariko abana b'Imana buryo nuko abana b'Imana abana bakomoka kuri Enoki, uw'Imana yashumbushije Adamu amaze gupfusha Kayini. Yego. Abana rero b'abantu n'abakobwa bari barabyaye na Kayini. Noneho rero Satani abaha uburanga bwiza itangaza, ashaka kuvuga ngo abene Kayini bari beza cyane. Noneho abana ba Enoki bagombaga gushaka bene Kayini. Urumva? Babashatse rero niho havuga ngo abana b'Imana, abana b'Imana bashaka abana b'abantu. Yego. Noneho tukira aho ngaho kwa bene Kayini, ubu no kuvuga ngo n'abana mu Rwanda njya mbona abakobwa beza, ujye babona mu Rwanda. Erega turimo turasa naho tugana ku musozo. Mu Rwanda ujye ubona abakobwa beza, ujye ubabona. None twavuga ko bakomoka kuri Kayini rero. Oya. Ntabwo bakomoka kuri Kayini, ahubwo gusa nuko ab'icyo gihe, abana b'icyo gihe ba Kayini, Satani yabagiraga beza kugira ngo akunde arimbura umuryango wo kwa Adamu. Ubwiza bukomoka kuri Shitani cyangwa ubwiza bukomoka ku Mana? Satani ubuse kugira ngo unyumvishe neza ukuntu Satani yabambitse wakoheza muri iki gihugu, wambona umukobwa mubi
Huya abakobwa ni beza. Banza wumve. Baritaka bakakora ibyo bashaka byose n'iki byose. Umuntu yari bagashyira n'iherena ku zuba. Umuntu yari igikara akihindura inzobe ntubyumva. Imisatsi ujye ubona ko bihaye kugira imisatsi y'abazungu ntubyumva. Injwiri zabo ni ntubyumva. Ubwo rero ujye ubona ko abakobwa bashaka ubwiza ibyo ntitwibitinda. Okay, aha ndabyumva neza. Noneho tugiye kugana ku musozo usezera abantu ariko ubaha ubutumwa. Ubutumwa nifuza ko wabaha buteye butya. Ese abantu bari hanze y'igihugu, abantu basize bakoze aya mahano n'ubundi wowe wafashije abantu kugira ngo babike ubahishe badapfa, abasize babishe, ni igiki wababwira uyu munsi? Icyo nababwira bakidegembya ku isi yose, no kwihana ibyaha byabo. Icya mbere no kwihana ibyaha byabo, kandi kwihana ibyaha byabo ntabwo bigomba kubuza ko leta ibahana. Urumva? Ariko bagapfa baramaze kwihana. Kuko igisambo ku musaraba, yego, Yesu ari ku musaraba yarabambanywe n'abantu babiri, yego, babagome n'isambo. Noneho rero igisambo kimwe noneho kiza gushyanuka nacyo kibambye ku musaraba kireba Yesu ngo ngaho se ikize nawe udukize. Iki kirimo ibaze kugira ngo umuntu areba ari mu ngorane nawe ajye gutangira kwirata kundi. Icyo cyabaye ikibi. Ariko igisambo cyari ibumoso bwe maze cyurama kibwira Yesu, kibwira ikigenzi cyacyo ngo twebwe ko tuzi ibyo twakoze. Yego, we arazira iki? Ngo data yeweho nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Maze Yesu amusubiza ati uyu munsi turi bubane muri paradizo yanjye. Urakoze cyane. Reka dusoreze aho ngaho. Uyu munsi turi bubane muri paradizo na Yesu. Bidusubiriremo Sosthene. Uyu munsi turi bubane muri paradizo na Yesu. Uyu munsi turi bubane muri paradizo yanjye ya Yesu. Turi bubane muri paradizo. Reka rero tubashimire mwebwe mwari mukurikiye Legacy TV kandi mwari mukurikiye ikiganiro cyiza cyane twagiranye na Niyitegeka Sosthene, umuvuga butumwa wabashije kurokora abantu basaga 104. Niba ushaka kugira ikindi kintu wasorezaho gisorezeho kuko nubundi twari tumaze gusoza. Zaburi y'103 umurongo wa 1 kugeza wa 4 mubwire amagambo yanjye gushima Imana. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Ni ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Urakoze cyane. Mutima wanjye himbaza Uwiteka. Iryo ni ryo jambo. Ibindimo byose. N'ibindimo byose bibikore. Iryo ni ryo jambo rero ushorejeho. Ngaho nanjye reka nsoze nkuko nari ntangiye gusoza. Reka rero mbashimire mwebwe mwese mwari mukurikiye Legacy TV. Mbashimire by'umwihariko kubera yuko twaganiriye na Sosthene, umuvuga butumwa wabashije kurokora abantu basaga 104 barokotse Genocide yakorewe abatutsi, ndetse kandi tubibutse ko yahawe umudali w'umurinzi w'igihango yambitswe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Aha rero tukaba twabijeje ko twazongera tukamusura akatuganiriza ibihe by'imperuka, akatuganiriza ibyahishuwe, akatuganiriza ubutumwa bwa marayika batatu, akatuganiriza kuri ya nama yagizwe n'abakardinali yamaze amezi 6 imyanzuro yayo harimo n'umwanzuro wa 16 nabyo tukazabiganiraho. Jewe rero nitwa Edward Mubaraka, nkaba narindi kumwe na cameraman mwiza cyane witwa Miguel. Nagusaba yuko wakora subscribe, like, comment ndetse na share. Sosthene twagira gutya rero kubera ko ubu ngubu ntabwo abantu basuzanya, niyo mpamvu twari twatanze intera. Imana ishimwe, Imana ishimwe kandi wakoze cyane, twagushimye. Bye bye.